tubaye ikaze ku Ijuru Rito Family Show. Kubashyashya Ijuru Rito Family Show ni urubuga rwacu namwe. Ni urubuga rwanjye na Dudu. Bungiye nitwa Kamarade. Siko twibagiwe no kwiyintroduce. Nanjye nitwa Dudu. Urubuga ni urwacu namwe. Tuganira ingingo zitandukanye, urukundo rw'abashakanye kuva barambagizanya kugeza bageze ntabwo twavuga hejuru yaho tugeze, ariko byibuze aho tugeze hari ibyo tumaze kwiga gusangiza abandi. Tuganira uburere bw'abana kuva bagitwitwe batwitwe, ubwo no kuvuga bakiri mu nda za ba nyina. Ntabwo navuga cyane bakiri mu nda za base kuko byo biba ari kera cyane. Tukaganira abana bamaze kuvuka, tukaganira intambwe abana banyuramo kuva umwana avutse kugeza akuze, tukaganira n'iterambere ry'urubyiruko. Tugira n'amasesengura atandukanye yo kugira ngo dufashe cyane cyane amasesengura y'ibintu byunganira umuryango. Guteretana biri mu rukundo rw'abashakanye kuva batangiye gukundana. Iyo bakundanye nibwo bateretana. Ubwo shaka ko kiramo ijambo gutereta basirika turicaho n'umurongo. Tuganira ku miteretanire myiza y'abajene bateganya kurushinga. Bitamo neza uwo mwana. Gira icyo ubwira aba subscribers bacu, dore ko duheruka kuvugana tutaruzuye 10,000. None uyu munsi dufite ndakora hari ikiganiro twakoze tumaze kugira 10 kigwa mu mazi. Okay, mwarakoze cyane kuba fidele, kuba abantu beza bacu kutugumaho, abantu bashyashya bagenda basubscribinga ukaza ukareba akaganiro ukavuga ati wow, ahantu sinshobora kuhava, ugahita uhaguma umva muraba agaciro. Twongeye kubasaba imbabazi pe, tumaze igihe twarabatabye mu nama kugira abantu bangana nkamwe badutegereje, tutabaha content kandi dufite ibintu byinshi byo guha umuryango, dufite ibintu byinshi byo gutanga bishobora gufasha abantu. Natwe biratubabaza, inshingano zatubanye nyinshi. Numva utazisabye bihagije, ubwo sinzi niba umaze kubona abahanzi mu Rwanda bamaze kuzuza BK Arena. Ni batatu. Kwanza ni babiri, n'umwe n'abandi babiri. Mvuga umwe cyangwa mwihorere. Oya bihorere. Batazagira amashyari. None bibaze abantu 10,000. Cyane neza bingibi bitemereye. Abantu 10,350 bicaye muri BK Arena. Bavuga ngo Virgile na Dudu bari he ngo bazagira ikintu batubwira. Harimo abahungu bashaka gutereta, harimo abakobwa bari guteretwa byacanze, bafite abahungu bafite imico nyine n'imyifatire n'ingeso, harimo abamama bafite impinja wese ko Dudu yajyaga bifata ukomane, harimo abamama bafite impinja bati use ko amasherekanje atarimo kujyaza ko Dudu yajyaga duha ibiganiro, harimo abapapa barimo bataguse ko umugore yancanze ko arimo arajya nsaba ibintu ntashoboye. Abo bose bicaye muri BK Arena baradutegereje. Tubiseguyeho, inshingano zari zarabaye nyinshi ntizigera zinagabanuka, ariko mu dusengere n'ukuri priorities zabaye nyinshi tubanza kugira ibyo dukora. Ariko ubu ngubu pe none nanjye kamere nka Virgile kurajya bibabwira ndikumva twagarutse. Ubushize narabivuze antera hejuru, ariko ndumva twagarutse. Kuki tugarutse rero? Bazane ikiganiro gifite topic iri hot. Iyi topic irashyushye. Nkuko bisanzwe ni topic ndabizi arimo bashaka kuzantera amabuye cyane abagabo bagenzi banjye, cyangwa se abagore bakayantera bavuga ngo utangiye kujya uha rezo cyangwa ushakira impamvu abagabo. Abakunzi bacu benshi baratubajije ngo bigenda bite kugira ngo umugabo wadaraza umuntu, kudaraga no gutereta mu Kinyarwanda kuba tumva igifaransa cy'imiteretere. Wakunze umuntu akamutereta wenda umwaka, bakajya ku murenge akamanika akaboko ati ngewe maze kumva icyo amategeko asaba bashakanye nemeye kumbera umugore, akajya mu kiliziya ngo akiri impeta mwambitse, ngo ni ikimenyetso ko nzagukunda waba muzima cyangwa urwaye, waba mu byiza cyangwa mu bibi. Ni uko ukuntu babivuga, abandaza gusubiramo ka video kacu ngo kugeza upfuye warangiza ukajya ku
mfata udukayi ihabara maîtresse ni maîtresse shani mwarimu ini maîtresse niyo yaba ntushaka gushyiraho de maîtresse ariko ntabwo nahuza maîtresse n'ihabara mu nteruro imwe mba numva mwarimu turi kumuhemukira ihabara sundi twavuze ihabara ko turanyuma umugabo nk'uwo nguwo mwakundanaga mwabyaranye abana akajya kwihabara yarangiza akanaryihebera noneho kubyo bari ku kazi agatima kare hari ihabara yaba arimo kurya ihabara so baratugata ibyo bintu bigenda gute babibajije cyane abenshi mbavuga cyangwa se ngombwa murabibavuga tubigira ibanga ababitubajije ntabwo ari ngombwa ko tuvuga benshi ariko nabiganirije Dudu nyine ndamubwira se buri nariye mpamvu yatuma umugabo yihebera ihabara harimo n'isubirajwe tubigemo rero kandi urayikunda kuvuga isubirajwe ese ubundi mu makuru wowe ufite bijya bibaho ko umugabo yihebera ihabara nkurikije ingero twumvishije hari aho byagiye bibaho hari abo byabaye ugasanga umugabo wawe yaragucitse yagiye hanze gusa reka ngere nongere muri disclaimer ibi biganiro tubaha ntabwo ari ihame urugo rwubakwa n'Imana urugo ni umugisha uza of course bigasaba na za effort rero mu dukora tuganiro tukabaganiriza tukabaha uduhinti kugira ngo twuhore twibutsa ko natwe iyo turi kubaha ibiganiro natwe hari ibyo twiga kugira ngo duhore twibutsa ibintu byatuma imiryango yacu irushaho kuba myiza iyo mudakoze izo effort muba mufite umuryango ariko uri aho nyine mushaka kugira umuryango uri aho ariko atari wa muryango nyine w'icyitegererezo kandi twese tuba dushaka imiryango bitandukanye umuryango n'ishyirahamwe hari abantu hari imiryango rwose Imana idufasha kandi ibe mikeya wenda izanashira uretse ko shitani ntaho yagiye arakora buri munsi hari umuryango uko Imana yawutekereje uko Kiliziya uvuga uko Isilamu uvuga uko idini runaka rivuga hari n'ibindi bintu urebera inyuma ukabona mu modoka harimo umugabo n'umugore n'abana we wahita ugendera mu munyenga kubera ko uba ukajya mu muryango kandi ari nka koperative ingero ni nyinshi twese turazizi reba mu bantu mutucyangwa nayo amaturage ese wowe iwawe cyangwa iwacu n'umuryango cyangwa ni koperative ni mwisuzume ariko buri wese aba yifuza kugira umuryango usuzume rero ni nacyo tubasabira ni na mpamvu tubasengera ni impamvu dufata uyu mwanya tugakora ibi biganiro ibi bintu tubikora tubikunze kugira ngo ko twumva icyo dufite twaha umuryango niyo mpamvu nshaka kubabwira ngo nkuko Vigila bivuze kandi duhora tubibabwira nta muryango usa n'undi nta formule y'umuryango ibaho cyangwa kubaka couple ibaho kuko nta rugo rusa n'urundi ariko biba bisaba effort y'abantu babiri impamvu mvuga ibyo bintu ni iyi nzi abagore bari beza ariko bagerageje kubaka ntibyakunda nzi abagabo bari beza ubwo iyo mvuze mwiza ni umuntu ufite imico myiza muri societe uzi kubana n'abantu warezwe uturuka mu muryango mwiza ufite icyo yaha umugabo yashatse cyangwa umugore bahuye ariko ibintu ntibikunde so niyo mpamvu ngiye akenshi nkunda kuvuga ngo urugo rwubakwa n'Imana kandi nta muryango usa n'undi nta couple isa n'indi ahubwo bari ikibazo mvuze ngo aho guhirwa nyine habaho guhirwa ugahora n'umuntu muzima ariko iyo umenye n'ubwenge bw'igihe n'ukuntu tugenda twidokimanta ibyo bintu ukabishyira mu muryango ukabizana mu muryango urugo rwubakwa n'abantu babiri umugore n'umugabo not ababyeyi bawe cyangwa abavandimwe bawe cyangwa ni umugore n'umugabo mushyira hamwe mugakora effort mukubahana mugakora bya byose bisaba kugira ngo urugo ruryohe ubundi rukamera ntabwo ari umugabo wenyine niyo mpamvu navuze ngo hari abagore bari beza ariko bitakunze hari agenda agasaka umuparteneri udashaka kubaka cyangwa utari macu udazi icyayi uranyemerera nyuranye nawe nta kibazo tu ibindi byose wavuze ndabyemera ukatira ahantu hatangiye uvuga ngo habaho guhirwa guhirwa bibaho ntabwo guhirwa bibaho ubwo Imana iyo yagiye kukwemerera ngo wowe na runaka mugiye kuba umuryango iba yamaze kubiha umugisha ariko nyuma y'uko muzamuye akaboko ibyo nyambwira abantu buri urugo nawe tujye tubiganira kandi tunabiziranye kurambagiza bikorwa n'urukundo n'amarangamutima
n'amanalize n'amasoroti ariko muvuye kwa padiri ibikurikiraho inyuma bigomba kugirwamo uruhare na ba nyirabyo. Oya yego ariko unyemerere ko wahiriwe ufite umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza ukigira uko wiboneye ntujye umwitaho. Oya kandi niba munavuze ngo za iPhone za 50 wenda abantu bari burebe kino kiganiro nabo bazatubwira sheri hazamo tufite n'ingero nawe urazizi aho umudamu mwiza umuntu none se wakwibyiza ko ikiganiro kuri narcissism ni kuba ushobora guhura n'umuntu narcissistic sinzi ukuntu banabivuga wa muntu ugukinagaza udafite gahunda yo kubaka abanafite wenda gushaka afite gahunda ariko akakubera igikoko kandi wowe ufite imico myiza. Izo ngero turazifite. Umugabo agashaka umugore agasanga umudamu ntabwo ari responsible kandi umugabo ari responsible. Ubwo urumva se umugabo atagize ibyago hari igihe twemera ko ariho abantu twagize ibyago muri societe bazamo either bakaba bameze gutyo atari bo babyigize bitewe n'ukuntu yakuze cyangwa wenda narcissism babyita gute. Narcissism ni uburwayi wakwikunda by'indengakamere, ni uburwayi cyangwa n'iki? Ni uburwayi bukundira ngo bushize hari ikiganiro nabikozeho kuri televiziyo imwe ushobora no kuza wenda kugipiminga ni kwishyira bari kubimbaza tuzanagikorana hano kongera kuko nzi abantu bavuze ngo ntabwo govije ntabwo yavuze ibinyabupfura cyinshi ntiyamuvuga uwo ari we nikore cyane aho. Icyo nshaka kuvuga papa emera ko sinzi wenda sinzi ukuntu byumva tekereza umugore wakuze ari mico myiza akaba ari umwana umukobwa wakuze yitonda cyangwa umuhungu wakuze ari umuhungu muzima ariko agahura n'umukobwa ufite ubwo burwayi cyangwa atari umwaka ntabwo ari umwaka ugomba kumenya ko ndasubira inyuma ku kiganiro cya mbere twakoze tugitangira ino cana twaravuze ngo ibintu 10 biranga umuntu uzavamo umugabo muzima cyangwa umugore muzima. Ntabwo gushaka umugore cyangwa umugabo ari kimwe no kujya muri Ericave muri tombora cyangwa muri zino zateye. Hari urugendo bisaba. Uvuze ngo ufite ari ibintu bibiri. Iyo uvuze ngo haba guhirwa ni kimwe no guhanga ubuzima ni amahirwe ubumaze uba bimeze nko kuvuga ngo nta ruhare nzagira mu kugira umugore muzima. Yego uko uvuze ngo nuguhirwa ubwo waguye ku mubi waguye ku mugore mubi cyangwa umugabo mubi twavuga ko yagize ibyago gute sheri ku isi hari abagabo miliyoni ku isi turi miliyari 8 tubare ko ari muwaki abagabo miliyari 4 n'abagore miliyari 4 urambwira ngo habayeho guhirwa gute ufite amahitamo wigaga mu ishuri ririmo abakobwa 20 ushobora kuba umwana wo mu gipangu ukagira gutya ugahora n'umutipe akakubeshya urukundo utazi ko atari n'urukundo nyarukundo. Urakoze cyane yahaba guhirwa rero ngo ndi wivaniremo umuntu yakubeshya urukundo amezi 2 3 4 5 6 wamuhaye uburyo bwo kukubeshya mu kinyarwanda cyiza babyitanyira akazi amagari. Hari abantu yikururira ibintu akajya aba mu mugabo arasinda ubu nivuga gusinda ndi busubize cyangwa aranagutuka nkakura sange nanjye wenda ari nigeze kujya cyangwa wenda aragutuka aguciye inyuma wenda muracyara abaserivate muracyara abafiyanse aguciye inyuma rimwe 2 3 ukavuga yijyana kwa ari umusore wabona yari yanyweye byeri bizashira ejo mwaba musohotse n'iki akagutuka urumva rwose ndamukunze ariko impamvu nyinshi nawe umwizirikaho gutyo nuko nawe hari ibyo uri gutagetinga uyu mutipe afite agafaranga iwabo uyu mutipe ni boga rero kushaka ko utabizi icyo gihe twabishyira mbere wenda ukunze ukumva ari urukundo rumera amahirwe kamubwira ubu ngubu n'abandi bagabo barimo kureba match za Arsenal no mpamvu twakoze ijoro rito bagiye bafata umwanya basoma ibitabo bidocumente bamenye ngo ni gute wane masking umugabo umuntu murakundanye mu maranye mezi 3 nta na rimwe murahagararana mu mujyi iminota 3 ngo abantu bababonane nkuko twagaga tumanuka kwa Vena tukajya kurya sosiso twicaye
hariya hejuru ya Sainte Famille buriya nubwo ntabikubwiraga nubwo nawe utabimbwiraga wenda ariko waba uvuga uti kumbe umutipe turicara ku muhanda tukarya sosiso abantu imodoka zitambuka abantu batubona aranyishimiye ari proud hanyuma ugakunda n'umuhungu akaguhisha nk'ikarisi icitse akamara amezi atarakwerekana no mu nshuti ze nta muntu n'umwe muziranye ukuze ari ikivi hejuru cyangwa ari igini wamubwira reka duhe abakunzi bacu bazanye ikintu bitubwira abantu barebye ikiganiro mutubwire buriya mu rugo hazamo guhirwa kubugira urugo rwiza cyangwa birahura ni imiti ikoranye kandi nta nubwo noneho ari guhirwa singera nta mahirwe abamo habamo umugisha n'abantu ugahura n'umuntu muzima umuntu ufite uburere ariko ngiye mpamvu mbivuga shari ibintu urumva abantu cyo tuganira bajya baza ngo tubafashe ukabona umuntu afite imico nawe urabizi papa dufite ingero ugasanga umuntu urugo rwaranze pe kubera iki kubera afite umurimo partenaire utari responsable utagize utari umwana mwiza kandi uwo muntu afite ari umwana mwiza twinjire muri topic reka tuzareka abantu bari bure ikiganiro tukiri muri introduction twabwiye ko biri hot reka abantu ariko bari babyivanye babanze batubwire ariko hatagira umuntu utabifata nk'uko bivuze ngo habamo guhirwa ibyo guhirwa tuzabiganiraho ubutaha tuzabapiningira ikiganiro cyerekana ibintu 10 by'umugabo mwiza n'umugore muzima harimo icyo ngicyo cyo kwishimira kwereka abandi bantu harimo ikintu cyo kukubaha mu bantu ujya mu kiretse urimo urushaka kugira ngo ubayobore reka bazadukiranura uzadukiranure ese koko gushaka habamo guhirwa cyangwa hari umurimo bisaba umuntu ugiye gushaka kugira ngo yiyubakire urwo ruzima mudusubize muri commentaire mutubwire ushobora no kuduhingira ariko muzashyiramo amazina y'abantu nyaboneka noneho reka twinjire muri topic y'uyu munsi ni iki gituma umugabo yihebera ihabara nongera kwisegura ku bagabo bagenzi banjye ndamena umuceri nimusanga nababeshyeye nabyo muzabishyira muri commentaire kandi musanga naravuga ukuri dufatanye muri commentaire tuganire ni gute ibintu twabihagarika ikintu cyane gituma abagabo bihebera amahabara cyangwa bituma batangira kujya mu bahabara bikarangira bayihebeye ni ukuvuga amarangamutima y'abagabo akenshi mu ngo zabo akunda kudahabwa agaciro sosiyete yatwubatse nk'abantu bagomba guhora bafite imbaraga bagomba guhora bafite ibisubizo wagira ngo turaba amajisi mva kandi nta nubwo nawe utangiye kubishimangira noneho kubera icyo kintu cyabakitanuze negative masculinity kumva umugabo ari umuntu udashobora kubabara udashobora gucanganya ikigo hari igihe situation ziducanga minervare yaba nk'ubu ngubu ndongera no kwihanganisha abantu babuze akazi muri iyi minsi kubera ibibazo bya Trump n'ibiki usanga bari barafashe agakredit Trump arabihagaritse nta na preavis ubu ngubu ejo bundi mu kwa 9 birageze minervare yahageze noneho umaze kwa praying umwana 20 wumva ndi kwishyira mu mwanya w'umugabo uri kwa praying 20 minervare y'abana irageze kandi wenda warabonye n'akazi tubavana wenda muri 9 bakubitana mu gacuri kishyura ufaranga dufatika kava mu rugo mu gitondo ugiye gushakisha ugatana n'umuntu uguhaye high five bana high five iriho y'amafaranga unagusubije wagera mu rugo umugore ugituruka nk'ariya kuko umugore wenyine sosiyete yamureze umubwira ngo umugabo agomba kuba buri gihe hagati washeri pamperse z'umwana zashize kandi n'umuceri washize ukabura ikintu uvuga iyo uzi icyo uvuga noneho umugore nta nubwo agahita urumva ibintu mvuze nta gaciro bifite aho ni mu rugo mu buzima bwa nyabwo buri butayunguruye reka rero agere gutya kubitana n'ihabara arihamagara umunsi wa mbere yacanganye ese ubundi yajya kwihabara yabuze akazi oya nuko nanze urugero rw'umuntu wabuze akazi ariko hari n'ubwo afite noneho chef yigwa gustress ya minervare ifite ariko chef gustress udashobora kwicara ngo uhumeke wagera mu rugo wabibwira umugore aho kugira ngo bwate ariko sheri isi wiyumva gute agufashe gusohora amarangamutima uswara abagabo
ahora afite depression afite ibintu nk'ibyo ngibyo akaba atari yagira amahirwe yo kurira mu rugo na rimwe ntabwo nyine mbabwiye ngo mujye murira mupfune nk'abana ariko tujya tubikora ntabwo bihuye na ya ego y'abagabo kuko akunda abagabo nyine bagomba guhora bumva biyumva bakumva shana ntabwo twiyumva ni ibintu nyine mwaduhinzemo nka sosiyete ko tugomba kumva turi abantu bakomeye bahataye none ikibazo rero iyo ageze kwihabara kuko ihabara ntabwo rikeneye accountability ntabwo rikeneye kumubaza ibibazo ahita ambwira hari n'igihe aba ari umuprovoka n'amahabara ngo basigaye akoresha chat GPT akavuga ati ni gute natuma umugabo anyiyumvamo nahagera ujye umubaza uti how was your day umunsi wawe urumeze ute kigatangira sha boss dufite kwa kihabara rizi icyo rigamije icyo rishaka ntabwo ari umugati ariko nawe ndumva uri gukabya ati nawe ati ni gute musurvivinga n'umubose nk'uwo umugabo akisohora akavuga ati yo tegera hino sha akamufata mu gatuza ntabwo uwo mugabo azongera gutekereza kujya mu rugo bamubaza pamperise hari ahantu agera amarangamutima y'agasohoka ni ukuvuga ngo mwihabara niko kwihebera navugaga urabona ngo kwihabara habonetse umupsikologe habonetse umukansara habonetse umujyanama w'ihungabana habonetse umusego wo kuriraho karabaye kwahera